Mose ashaka kuvuga rero ku bintu byabase abantu kandi bitirirwa ko bamenye Imana, bakijwe babufite ntibabwiyambura, n'ubu baracyari kumwe nabwo, bavugana ubutumwa ubwo bubata, baburirimbiraho, babwigishirizaho, babuhanuriraho, babusengeraho, babushingiraho amadini, babuyoboreraho. Ubwo bubata bukaba buzengereje ab'isi batizera, none n'abizera nabwo bukabukibara. Iri jambo ubupfura ubundi barikura hehe muri iki gihe? Mu Banyarwanda bangaye imiryango n'imfura, abandi ubwo si imfura. Ubundi kuki hari abantu bita imfura? Hari ubwoko butiyita imfura ariko ubundi bukita imfura. Ubwo abita imfura ni ubupfura bwo ku mubiri, ni ibintu by'umubiri, ntabwo ari byo mu ibita imfura ku mubiri uko basa, isura zabo uko zisa. Abera bo mu isi niwo mfura nishimira bonyine. Iyi ni Imana none yivuze. None Imana urumva ab'isi bo bafite ukuntu bari kugaragaza imfura, nabo bafite uburyo bigaragaza ko ari imfura, sibyo? None Imana ye rero izanye ikintu kiri kontinere n'iby'ab'isi bo bibizaniye. Imana ye iravuga ati ahubwo none ntabwo mwari mubizi, abera bo mu isi bonyine nibo fura nishimira. Abera bo mu isi ariko imuremye yamuremye ari umutu, yamuremye ari umututsi, yamuremye ari umutwa, yamuremye ari umuzungu, ari umwirabura, asa ari umushinwa. Reka turebe abera bo mu isi nibo mfura zonyine Uwiteka yishimira, aho tubonye ko imfura z'Imana za mbere ari Abisirayeli, hanyuma natwe tukaba twarahindutse imfura z'Imana mu buryo bwo kwizera Yesu Kristo, kuko aribwo twavutse ubwa kabiri Imana natwe iratubyara. Habanza imfura, uburiza, ubuheta n'ubuhetura. Imana nta buriza igira, nta buheta, nta buhetura, ahubwo abantu bose bayo ni imfura gusa. Umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, nta rindi shusho, kandi tubona twabonye ko yaremye Adamu iramusinziriza ikuramo Eva. Rero umuntu yamuremye mu ishusho yayo, asa nayo, nta bindi. Ubatuka batuke, utabatuka rorere, kuko Imana izamubaza icyo kintu. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Agire ishusho y'Imana niko yamuremye, n'umugore mugabo niko yabaremye. Bagabo banyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo turaza kureba abantu bakabije kwibanda mu by'idini bitirirwa izina rya Yesu, ariko bakaba bagifite bwa bubata bw'amoko. Ariko ibi bintu ntitwabonye ibyo ingaruka byaduteje mu gihugu cyacu. Mu 1994 Imana yazanye leta idufasha kugira ngo ibyo bintu bivemo. Ariko ikintu gikomeye, aya moko yuzuye ku kintu cyitwa abamaze kwizera. Abatarizera bo tubihunde twe kubatindaho, bafite umwami bakorera, ariko nabo babyumve cyane, kuko tubonye ko amoko yose y'abantu Imana yaremye bakomoka ku muntu umwe. Aya moko y'Abahutu, Abatutsi, Abatwa akomeje gukurikirana n'abari mu nzu y'Imana, babandi bavutse ubwa kabiri. Imana ikabita imfura, ikababona nk'imfura, ikababyara, bagahinduka bera. Ni gute bakiri? Ayo ni amoko y'uturere, amoko y'ibihugu, imiturire. Ariko noneho hari n'aya moko yacu y'Abanyarwanda. Sasa tubonye yabaye yatubase, turi ku ijambo ryitwa ngo nuko umwana n'abo batu namwe muzaba mubatuwe. Hari abantu kugeza akanya bakiri imbata z'amoko, kandi bakaba bakibarizwa mu bisekuruza by'umubiri, kandi baravutse ubwa kabiri. Badakwiye kwibona mu bisekuruza by'umubiri, badakwiye kwibona muri za mfura zo mu mubiri, ahubwo bakwiye kwibona mu mfura z'abana b'Imana, bakemera bagenzi babo nk'imfura bagenzi babo bavutse ubwa kabiri, kandi bazabana mu bwami bw'Imana iteka ryose n'ubu batazanatandukana. Abarundi itorero ryabo, Abanyamurenge itorero ryabo ririmo amatorero yandi agera muri 8 ibipande bine. Hanyuma hakabaho Abanyarwanda, Abakongomani. Ibi bintu rero handi biri kujyana umwana w'umuntu, biri kumujyana mu irimbukiro, kuko nta juru tubona. Imana yavuze ngo hari igipande cy'ijuru cy'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa. Abarundi, Abakongomani, Abanyarwanda, mwoka byaramwe. Abantu bakwiriye kwihana, bakamenya ko imbere y'Imana ntabwo bazahinduka imbere y'Imana n'ayo madini n'amoko abarimo. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Twongeye gusuhuza abadukurikiye muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. Dusabira umugisha umuntu wese ufata akanya akumva ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV.
ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mwese mugubwe neza kandi mubane n'Imana. Imana ibahera umugisha mu byo mukora. Imana ibahera amahoro mu ngo zanyu, mu miryango yanyu, muri family. Imana ikomeze kubitaho. Turasuhuza rero abanyarwanda mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda. Turasuhuza diaspora mwese muri mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. Turasuhuza abantu mwese babasha kumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda aho dusangiye ururimi. Turasuhuza Abarundi, turasuhuza ab'Imurenge, turasuhuza abandi bantu mwese muri Kongo, muri Kongo kandi mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abari muri Uganda, abari muri Kenya, abantu mwese dusangiye ururimi rw'Ikinyarwanda aho muri bose. Imana ibahe umugisha cyane kubera ko mufata umwanya mukumva ubutumwa bwiza butambuka kuri iyi platform. Imana rero ikomeze kubashyigikira. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe muri iyi gahunda. Uyu munsi dufite ikiganiro cyiza, navuga ngo ni ikiganiro cy'imbатurabugingo, ikiganiro kigiye gukiza abantu benshi kuko ni inyigisho iremereye cyane kandi twifuza ko abantu bayumva, kuko abantu benshi hari ibintu byabafashe bakazibeshya ijuru kandi ntaryo bafite, cyangwa bakaba bibeshye ko Imana ibemera kandi itabemera, kandi bitwa ko bakijijwe ari abakristo, abandi ari abayobozi b'amadini atandukanye, abandi ari abahanuzi, abandi ari intumwa za Kristo bavuga ngo bajyana ubutumwa, ariko hakaba hari ikintu gikomeye cyabafashe ushobora gutuma badahinduka, bakitwa ko bavugira Imana ariko bagakiza nabo. Kadusenge Imana kugira ngo Imana iyobore iki kiganiro. Yakubaha umubyeyi dukunda, turagushimiye ku mwanya mwiza duhaye kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ryawe, tubashe byinshi kandi tubone ibyiza biturutse ku kugira neza kugira ngo tubane nawe kandi ubane natwe. Gahunda niba gahunda yacu ni gahunda yawe Yesu, izina rya Yesu Kristo, amen. Tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Amen. Noneho uraza kujya wirinda guhita uvuga nararangiza kuvuga kuko bihita bipfa, ijwi ryawe simbyumva. Nanjye iyo muvugiye ngo abantu ntabwo bashobora kumva ibyo wavuze cyangwa navuze. Niyo mpamvu yo ndi kuvuga utuza nkavuga nanjye nkaguma ngatuza. Iyo bihuriye hagati gutya ijwi ryawe ntabwo wumvisha icyo umuntu aba yavuze. Reka rero dushimire mwebwe mwese, tubaha ikaze kuri iki kiganiro kuri Iron TV. Mwese mugubwe neza. Turasaba umuntu utakora subscribe kugira ngo ayikora kimara kumva uburyo bw'ikiganiro. Turasaba kandi n'abandi mudufashe gusharinga ubutumwa bwiza, ntimubugumane, mudufashe mu bwohereza inshuti zanyu, abavandimwe, kugira ngo inkuru nziza igere ku bantu bose. Muzaba dufashe kwagura ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Ntabwo rero uyu munsi turi twenyine, turi kumwe n'umushyitsi, arimo ni kumva ko dusengana. Ubu twambutse, ntabwo turi muri Afurika, twambutse twagiye hakurya y'inyanja tugeze muri Amerika. Ubu niho turi kumwe n'umuntu uriyo muri Amerika, niwe tugiye kumva kuko afite ibintu byiza Imana yamuhaye kandi agomba kutuganiriza kugira ngo bifashe ubugingo bwacu. Reka tumuhe ikaze rero mwene data umukozi w'Imana from USA. Reka tumwakire. Karibu nshuti ya Yesu, musoza abadukurikiye mubibwire kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ego, amazina yanjye Charles Elisa Gashabuka, hanyuma nkaba ntuye mu mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkaba mfite umugore n'abana, umuryango Imana yampaye ku bw'ubuntu n'imbabazi. Rero ndashuje mwese aho muherereye, ngo umwami Imana Uwiteka Nyiringabo aduha n'umugisha muri iki kiganiro, twese tukibonere umugisha ubonerwa muri Kristo Yesu, izina rya Yesu, amen. Mumeze mutaho muri Amerika? Muri Amerika
hameze neza. Twatangiye icyo bita sama cyangwa se mu bushyuhe. Rero harimo ubushyuhe n'akabeho gakeya, nuko sezo hano zimeze cyangwa se ikirere niko kimeze. muvuye muri winter mwisohotsemo? Tubibonye tuyivamo amahoro, mwami yayiturindiyemo. Si ubwo bimaze igihe kingana iki? Biba bimaze nk'amezi 5. Amezi 5 mu bukonje? Mu bukonje bitangira nko mu kwa 10 gutyo, biterwa na eta umuntu arimo, ariko henshi nyine bitangira mu kwa 11. hari aho bitangira mu kwa 10 ubwo hatangiye ubukonje nyine, hanyuma rero bikaba biri kurangira mu kwezi kwa 3. urumva ko bitwara igihe. Birangira mu kwezi kwa 3. Amena. Hanyuma nk'uko bisanzwe ko hari ikiganiro tugiye gukorana, ikiganiro gikomeye cyane, ikiganiro kandi gitegerejwe n'abantu benshi, kandi ikiganiro kigiye gufasha abantu benshi, yaba abakijijwe n'abadakijijwe, abari mu madini atandukanye ya gikristo ndetse n'abakozi b'Imana. Mu nsanganyamatsiko ishingiye muri uyu murongo tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 8 umurongo wa 31 na 32, tuhasanga ijambo rivuga ngo, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzabatura. Amen. Iyi niyo nsanganyamatsiko tugiye kugenderaho, bishingiye kuri message tugiye guha abantu, message nziza cyane. Akaba ari insanganyamatsiko irebana n'ikintu cyitwa ububata ndetse no kubaturwa. Iki ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be, akigirana n'abafarisayo mu mpaka zikomeye cyane, ariko bereka uburyo ari imbata, kandi akaba ari imbata z'amategeko ndetse n'imbata z'ibyaha, ko we yari yaje kugira ngo akure abantu mu bubata bw'amategeko ya Mose kandi barekure n'ububata bw'ibyaha, ko amategeko ya Mose biravuga ngo amategeko yabazanira urupfu, kuko ntabwo kuyubahiriza byarabananiye, usanga barakora ibyaha barabizira. Yesu aje rero kandi bagomba kuyasohoza, baramurwanya, bagakumva ubutumwa bwiza bazanye kandi aribwo bubavana mu bubata. Atangira kuburana nabo, bereka ukuntu ari imbata, ukuntu ari we wenyine ushobora kubabatura akabavana mu bubata bw'ibyo barimo. Aratubwiye ngo Yesu abwira abayuda bamwemeye, ntabwo ari abataramwemeye, hari abayuda batamwemeye, yabibwiraga bamwemeye. Ikindi kandi kumwemera no kumwizera ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu benshi bemera Imana, ari n'abemera Yesu, ariko ntibamwizere. Bemera ko Imana ishobora byose, ikora byose nta kinanira, ariko kumwizera wapi? Yesu yabwiraga abamwemera bati, turakwemera ntusanzwe, ufite ibintu bikomeye, urakiza abantu, urukana abadayimoni, kandi uravugana ijambo rifite ububasha nk'aho ari ufite ubutware, ariko ibyo kukwizera ntubi. Yesu arababwira ngo, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Bati ntabwo turi imbata, icyo cyose ni ibintu baburanyemo. Arababwira ati, nuko umwana nababatura namwe muzamubatura by'ukuri. Imbata niba mu rugo iteka keretse mwene nyirarwo. So rero Yesu niwe nyir'urugo, niwe nyir'ijuru, niwe nyirarwo, niwe wenyine uba mu rugo iteka kandi agomba kubatura. Uyu munsi turashaka kuvuga rero ku bintu byabase abantu kandi bitirirwa ko bamenye Imana, noneho binaneke kuyemera, ahubwo noneho bayizera. Ariko noneho hakaba n'abandi noneho bayemera batari biza bapagane, bo bayemera rwose ko Imana iriho kandi ishobora byose, ariko kwizera Yesu ntibabishaka. Hakaba n'abo ngabo noneho bamwizeye,
ariko uhitigize ukabona hari ikintu cyitwa ububata babana nabwo, bakijwe babufite ntibabwiyambura, n'ubu baracyari kumwe nabwo, bavugana ubutumwa ubwo bubata, baburirimbiraho, babwigishirizaho, babuhanuriraho, babusengeraho, babushingiraho amadini, babuyoboreraho. Ubwo bubata bukaba buzengereje ab'isi batizera, none n'abizera nabwo bukaba bukibari. Ubwo bubata ni ubuhe rero? Ari byo twatumira umukozi w'Imana uturuka muri Amerika. Ni ububata bwita amoko, bwitwa amoko. Iyo tuvuga gutya rero tuba turi kubwira abanyarwanda, kuko nibo barimo kumva iki kintu, cyakoza n'abanyarwanda muzi Icyongereza, muzi Igifaransa, zadufashe mu bigeze no ku bandi, mu inshuti zanyu b'abanyamahanga, mubereke amoko uburyo yisha abantu. Ariko ubu ni twebwe abanyarwanda noneho rero turi hirya no hino ku isi, turi mu Rwanda. Hanyuma umukozi w'Imana, wowe uracyumva ute kirebana n'amoko? K'amoko ari ikintu tubona cyafasha abanyarwanda bikomeye, kikaba cyaranze kubarekura, cyahereye hanze kituzanira ibyago mu gihugu. None ubuyobozi dufite bwarakirwanyije, buvanaho n'indangamuntu zari ziri icyo gihe byabaga birimo, ariko abantu babigumana mu mitima yabo, kugeza ubwo n'abizera ibyo bintu babana nabyo bakaba babifite. Ariko turagaza no kugaruka ku yandi moko arebana n'ibihugu. Noneho ari n'amoko arebana n'ibihugu. Mu gihe noneho tugiye kubanza kureba aya moko yacu y'abanyarwanda yateje ibibazo, noneho abantu bakaba bafite mu mitima kandi bakaba babikora mu buryo bw'inoza tubibonamo. Wowe urabitekereje ku bantu bamaze kwizera? Tube turetse kuvuga batarizera, bo birabareba. Abantu bizera, ubwo tuvuze amoko ni yayandi ababirigi batuzaniye mu mateka y'abakarabirigi babizanye, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Wowe urabyumva ute ibyo bintu? Amoko ugiye ko nyumva, nuko numva ko ikibazo gikomeye nuko abantu bicwa no kutamenya abaribo, kubera ko Imana yo yaremye umuntu imurema mu ishusho yayo, ntabwo yigeze irema umuntu mu ishusho y'amoko. Biri mu moko y'abanyarwanda, hari n'amoko y'ibihugu, bivuge Kongo, Rwanda, Burundi cyangwa se muri Amerika harimo amoko atandukanye ahuriye muri iki gihugu cya Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo Abongereza, harimo Ababiligi, harimo abaturuka muri France, Abashinwa, Abadage, harimo amoko yavuye muri Afurika, Abanyafurika. Ariko abo bose rero ayo ni amoko ahuriye mu gihugu cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko turimo turavuga iby'iwacu, kuko aha barahari, bahuye gutyo muri iki gihugu, ntago bahuje, ntibumvikana. Tugaruke iwacu rero, barabana gusa by'uburyarya byo kuba mu kazi bagakora, bakabana gutyo by'uburyarya. Ariko ubimenyera iyo umuntu ahuye n'undi ukabona ntamusuje, cyangwa se amusuje bya nyirarureshwa by'uburyarya. Ariko reka tuzi iwacu, nari mvuze ko iwacu ukiraho kugira ngo ayo moko yo urimo uratubwira ni amoko y'ibihugu, ntabwo ari ya moko turimo kuko tuba twavuze ko turi bugaruke no ku moko y'ibihugu mu birebana n'iyobokamana, abantu uburyo basengana n'uburyo bagize gute babana ukuntu bitewe n'ibihugu bakomokamo. Ndetse hariho n'amoko y'intara, ibyo byose birahari. Ayo mwatubwiraga n'amoko y'abantu baturutse mu bihugu bitandukanye. Reka noneho tubanze duhere ku moko y'iwacu y'abanyarwanda. Ese ubundi amoko y'abanyarwanda ni ayahe? Ni aya ngaya y'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa? Hari andi moko ugenda n'izi kera y'Irumba, Abasiga, Abanyiginya, Abega, Abasindi n'andi.
ayo tuzi, amoko tuzi ni abahutu, abatwa n'abatutsi. Ayo niyo moko tuzi muri rusange. Noneho rero mu bahutu, mu batwa no mu batutsi hakabamo abo Basinga, Bega, Baha, Basinza, Bagesera, sinzi abantu nk'abo. Rero ayo ni amoko ikiremwa muntu cyazanye, ariko amoko tuzi rusange y'Abanyarwanda ni Gahutu, Gatwa, Gatutsi. Ayo moko rero wari uvuze utangira ngo yaraje akomezanya n'abera. Abera cyangwa se abahamagawe bakaza muri Kristo Yesu bakomeje muri bwa bubata bw'amoko, yabavamo baza barakira Yesu, ariko ntibava muri ubwo bubata. Rero niba baraje bakaza muri Yesu, Bibiliya itwereka ko uje muri Kristo abaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba byibagiranye, byose biba bihindutse bishya, kubera ko umuntu akaza muri Kristo, ukaza uri Gahutu, nkaza ndi Gatwa, ndakaza ari Gatutsi, tukaba ibyaremwe bishya muri Kristo. Noneho niba abantu baza muri Kristo niba ibyaremwe bishya, ni ukuvuga ngo bari muri Kristo ariko ntago binjiye neza ngo bakire uko kubaturwa, baracyari muri ubwo bubata. Niko twavuga, bari muri Kristo ariko baracyari muri ubwo bubata. Hari ijambo rikunda kugaruka muri aba bantu uri ayo moko, nakomeje kugenda numva amateka cyane bakerekana ko n'ayo moko n'ubundi kera atahuzeho, yazanwe n'abakoloni bitewe n'izindi nyungu, bituma Abanyarwanda basubiranamo. Ariko hari ijambo rikunda kugaruka cyane, ijambo ryitwa ubupfura. Ukumva abantu bariyita ngo ni imfura, uyu muryango ngo ni imfura, umuryango ni imfura. Ubundi ibi ngibi nari mbizi ku Bisirayeli. Abisirayeli nibo bitwaga ngo ni imfura z'Imana. Iyo ugiye mu mateka wumva ngo Salomo yashatse abagore 1,000, bakavuga ngo 700 bari inshoreke, 300 ari imfura, akaza n'umwe w'umunyamahanga w'umunyagiputakazi ari wo mugore w'isezerano Salomo yari afite. Ubwo ni ukuvuga ngo abanyamahanga nyine ni abanyamahanga, imfura ni Abisirayeli. Ubwo yashatse abagore 300 b'imfura za Isirayeli, hakaza noneho rero n'uwo mugore w'umunyamahanga wari w'isezerano. Iri jambo ubupfura ubundi barikura hehe muri iki gihe? Mu Banyarwanda banga iyi miryango ni imfura, abandi ubwo si imfura. Tuzi ko umwana w'imfura ari umwana wabyawe n'umubyeyi, akaba ari wa mbere. Bo bafite abantu bita imfura, bafite abandi babyeyi bababyaye batari abantu. Bimeze bite? Ubundi kuki hari abantu bita imfura? Hari ubwoko bwita imfura, ariko ugasanga ubundi ni bwita imfura. Hari ubwoko butita imfura, ariko ubundi bukita imfura. Ubwo abita imfura ni ubupfura bwo ku mubiri, ni ibintu by'umubiri, ntabwo ari byo mwuka. Ibita imfura ku mubiri uko basa, isura zabo uko zisa. Kandi ubupfura twavuze ngo ubupfura bavuga ni ubwo ku isura, ubwiza bw'ubututsi nibwo bupfura bavuga, ariko kandi bari inyuma ya Bibiliya. Tugaruke kuko twebwe ntabwo turimo gutsinda cyane ku bapagani, abatizera bo ni umwuka ubarimo, kandi ibi ngibi leta nizo zidufasha cyane, nka leta y'u Rwanda niyo idufasha, n'ubundi yadufashije byinshi. Bazakomeza kudufasha nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abo twe tugaruka ku birebana n'itorero rya Kristo, abantu bamaze kwizera. Iyo usomye muri Zaburi ya 16, ndashaka kureba aka kantu kitwa imfura, ngiye niko nshaka ko tuganiraho. Ariko man, Zaburi ya 16 murongo wa 3, yego, tuhasanga ijambo rivuga ngo abera bo mu isi niwo mfura nishimira bonyine. Iyi ni Imana none yivuze. None Imana urumva ab'isi bo bafite ukuntu bari kugaragaza imfura, nabo bafite uburyo bigaragaza ko ari imfura, sibyo? None Imana ye rero izanye ikintu kiri kontinere n'ibyo ab'isi bo bimizaniye. Imana ye iravuga ati ahubwo none ntabwo mwari mubizi, abera bo mu isi bonyine nibo mfura nishimira.
abera bo mu isi Imana ishatse kuvuga ni abahe? Ni bandi? abera hari abo bita imfura. Twumvise utangiza mu kiganiro wavuze ngo Abisiraheli nibo Imana yitaga ngo ni imfura zayo, kuko nibo iyo uri kuvuga ngo imfura ni umuntu uje ari umwana w'imfura, ariko ubupfura bw'Abisiraheli ni uko ari bo Imana yatangiranye nabo by'agakiza dore kuri Aburahamu. Aho rero niho igaragaza ko Abisiraheli kubera ko umuhamagaro wo gutangizanya n'agakiza kabonetse guturuka muri Aburahamu, ni ukuvuga ngo abo nibo yita imfura Imana yishimira mu isi. Batangiye abandi bari abanyamahanga twasengaga ibigirwamana, za Nyabingi, za Dagoni, za Ryangombe, sinzi ibiki, ibintu byinshi cyane, ibitenga sinzi n'ibiki. Izo mana abantu turi kuvugana nabo benshi bazize amateka, sinasi nzisanga narazumvise ko arizo basengaga. Rero nizo mana abanyamahanga basengaga, ni ibigirwamana, ni abapfuye guterekera, abashyitsi sinzi ibiki, iza Nyabingi. Izo nizo mana z'abanyamahanga. Ariko guhera kuri Aburahamu akimara kwizera Uwiteka Imana, abamukomotseho nibo Imana yafatiye ivuga ngo Abisirayeli nibo mfura Imana yigira gute ikunda nyine, nibo mfura. Abera bo mu isi nibo mfura Imana yishimira. Rero ni ukuvuga ngo nicyo gisubizo. Guhera kuri Aburahamu twe twari abanyamahanga, twari dufite izindi mana, ariko itangiranye na Aburahamu ibona ko ari bo mfura ku bizera Imana. Noneho nibo mfura, nibo bera b'imfura Imana yishimira. Ndibaza ko ari icyo gisubizo. Ariko abandi twebwe twasengaga ibigirwamana, nta mana rurema twari dufite, ubundi buryo nta mana rurema twari dufite. Noneho rero niba Imana yo ivuze ngo abera bo mu isi nibo mfura, nibo mfura nishimira. Abera, iryo zina abera ni ukwera k'ubumana kuba kuri mu muntu, niko abera. Niho iyo nteruro cyangwa se iryo jambo abera nicyo rishatse gusobanura ko abera ni umuntu wera ugendana kwera kw'Imana. Rero Aburahamu yahamagawe agendana kwera kw'Imana. Abamukomotseho nibo bitwa ngo abera bo mu isi, nibo mfura Imana yishimira. Ariko twebwe natwe tuje muri Kristo aho ntabwo turahagera. Reka tugarukiraho kuri Aburahamu, ukomeze. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe ushatse kutwereka yuko kuba Imana ihamagara Aburahamu ikaba ari wivukisha mu bwoko buyubaha, niyo mpamvu yabwise ngo ni imfura zonyine, kuko ari we wa mbere yatoranyijemo abayubaha. Tugaruke noneho rero muri iki gihe cyacu, kuko ubu bwoko bwa Isirayeli bwitwa imfura z'Imana nibwo dukomoramo agakiza, kuko uwaducunguye, uwo twizeye Yesu, akomoka muri bwa bwoko bwa Isirayeli. Niyo mpamvu Yesu n'ibyahishuwe igice cya 5:4 avuga ko Yesu ubwo ari intare yo mu muryango wa Yuda, akaba n'igiti cya Dawidi, kubera ko Yesu akomoka mu rukiryi rwo kwa Yuda, akomoka kwa Yuda. Noneho niwe watuzaniye agakiza. Rero mu ruhande rw'umubiri Yesu akomoka kwa Yuda, ariko Yesu ubundi ugiye mu ruhande rw'umwuka nta nkomoko agira. Ariko kubera ko Imana yateguye ko ubutware bwose bugomba gukomoka kwa Yuda, mpamvu Bibiliya ibwise ngo ni intare y'umuryango wa Yuda, igiti cya Dawidi. Ubwo rero ubutumwa twabuhawe na za mfura z'Imana zikuvuga kuri Aburahamu aribo b'Isirayeli. Ku itorero ryo twebwe ku bizera Yesu Kristo, ese natwe twaba turi imfura? Bibiliya itwita imfura, itwita abera. Igisubizo rero, natwe turabera kubwo kwizera Kristo. Yesu akomoka mu rukiryi rwa Aburahamu, natwe twizeye twinjiye mu muryango wa Aburahamu, ndetse birivuga ko turi abuzukuru ba Aburahamu. Rero natwe twinjijwe no kwizera Kristo. Wizeye Kristo rero nawe aba yinjiye muri wa muryango w'abera. Aho ngaho nuko bimeze.
kubera ko natwe tuhinduka bera kubwo kwizera Kristo. Muri Yohane igice cya mbere umurongo wa ngira ngo dusomeraho kugira ngo wenda abantu babyumve. Yohane igice cya mbere kugira ngo fashe hari wenda babashe kumva. Okay, dusomere ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 10 na 13. Yohani igice cya mbere murongo wa 10 kugeza 13 kugira ngo abadukurikiranye bashe kutwumva neza uburyo ki natwe twinjiye tukababera. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara bose ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Amen. Aya magambo rero arisobanuye cyane ko abizeye Kristo Yesu abo ngabo bahindutse abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Kubyarwa n'Imana rero ni ukwizera Kristo, hanyuma umara kumwizera hagakurikiraho kubatizwa. Iyo ubatijwe ubaye umwana w'Imana. Ariko rero turagaruka ahangaha kuri iki kibazo, ni uko natwe ahangaha kubwo kwizera Kristo twahindutse abana b'Imana. Rero ntabwo abantu babyumva ukuntu umuntu ashobora kuza mu gakiza Imana imuhamagaye kugira ngo abe uwera, abe muri babera bo mu isi Imana yishimira, ngo abe uwera, yiyambure bwa bwoko bwa kera, yinjire kuba umwana w'Imana, abe umwuzukuru wa Aburahamu, atakiri umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa cyangwa si n'andi moko, ahubwo yumve ko yahindutse kuba umwana w'Imana. Rero ariko kubera ko abantu benshi turagaruka mu irema ryo kurema Imana irema, tuhasome Imana irema, tugiye kubona uburyo ki Imana yaremye umuntu. Ariko imuremye, yamuremye ari umuhutu, yamuremye ari umututsi, yamuremye ari umutwa, yamuremye ari umuzungu, ari umwirabura, asa ari umushinwa. Reka turebe. Niyo mpamvu twabonye ko Yesu yavuze ko uzizera ijambo rye rizamubatura. Hariya sinzi iriya kiriya gitabo cya Yohana ibice 8, hari ijambo riri hakurya gatoya yavuze kuri icyo gice cya 8. Ni abadukurikiranye babyumve neza. Kuri 30 igice cya 8 Yohana 36 yaravuga ngo nuko umwana n'aba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Nuko umwana n'aba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ahangaha rero Yesu yaje kutubwira ijambo rye, dusobanukirwe ry'ijambo rye, hanyuma ijambo rye rituryizera, iryo jambo rye ritubature. Yesu ni ijambo rye ni ukuri, kandi kukuri iyo tukumenye kukuri kuratubatura. Verse nanjye nshaka kongeraho. Yego. Ni verse iri hano mu rwandiko rwa Petero rwa mbere igice cya mbere, kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 16. Turacyari kuri ijambo ryitwa ngo abera bo mu isi nibo mfura zonyine Uwiteka yishimira, aho tubonye ko imfura z'Imana za mbere ari Abisirayeli, hanyuma natwe tukaba twarahindutse imfura z'Imana mu buryo bwo kwizera Yesu Kristo, kuko aribwo twavutse ubwa kabiri Imana natwe iratubyara. Bivuga ngo Imana nta buriza, habanza imfura, uburiza, ubuheta n'ubuhetura. Imana nta buriza igira, nta buheta nta buhetura, ahubwo abantu bose bayo ni imfura gusa. Noneho rero tujya kureba niba natwe turabera koko, kuko ubupfura bwo twabibonye ko twamaze kuvuka ubwa kabiri. Aravuze ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. 14.
mube nk'abana bumvira, imwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Urumva ahantu kunakomeye. Mube nk'abana bumvira, imwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Irari ni kwa kuvuga ngo nge ndi umuntu w'imfura, ndi umuntu udasanzwe, mbega ukumva ko ari ikintu. None umurongo wa 15, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, uko byanditswe ngo muzababera uko ndi uwera. Abo bari kubwirwa ni babandi bamaze kwizera, bavutse ubwa kabiri bagahinduka imfura z'Imana. Niba bamaze guhinduka imfura z'Imana, barasabwa ko nabo bahinduka abaki abera. Ijambo ryatubwiye ngo abera bo mu isi nibo mfura zonyine Imana yishimiye. Uko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera, ahubwo aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Bivuga ngo rero itoro naryo abizera Kristo Yesu ni abera, bakaba imfura zonyine Imana yishimiye. None ikibazo gihari, iki aricyo tuza kuganiraho. Mwari mujye kudusomera mu itangiriro, ntabwo twayibagiwe, muradusomera. Niba tubonye ko Isirayeli yabaye imfura z'Imana, ikababera b'Imana, kandi ngo arizo mfura zonyine Imana yishimiye, abandi bakabarizanya ubundi iyo mfura, sinzi niba bazongera n'icya kabiri cyitwa ko ari n'abera, kubera ko Imana igaragaje ko abera ari nazo mfura. Ubwo abiyita imfura rero atari Imana yabibise, ubwo baziyongeraho n'irindi ryitwa abera, kuko ubupfura bwabo bagaragaza ko ari ibikorwa byiza bagira, bakagira no ku rwego rw'imivugire, indeshyo n'ibindi. Ariko noneho icyitondero, tubonye ko noneho hari abandi bera basimbuye Abisirayeli. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ni babyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Abo rero bahindutse imfura z'Imana. None Imana irababwira ati rero muzababera kuko n'uwabahamagaye nawe ari uwera, kuko byanditswe ngo muzababera kuko uwahamagaye nawe ari uwera. Ubwo itoro rya Kristo ni abera. None niba ari abera akari imfura z'Imana, ubundi imfura badakomora ku Mana babuvanayo. Turabwira abizera uko abisi bo bapagani bo bafite indi myumvire yabo n'undi mwami bakorera. Turavuga abantu bamaze kwizera abakristo. Iyo tuvuze abakristo dushingiyemo n'abitwa abapastor n'ababishop n'abandi bose, twese turabizera muri Kristo Yesu, bagarada atariho. Hanyuma ndashaka gusa nkaho nsindagiriza ku byo mwari muvuze ku itoro rya Kristo, ko natwe turi abera, tukaba imfura z'Imana kandi tukaba n'abera. Ubwo rero turaza kureba ubwo bupfura bundi abantu baza nabo babuvana. Ari mugize mu gihe utubwira ngo udusome mu itangiriro, ese dukomoka kuri ideni, amoko yavuye. Turashaka kureba niba hari umuntu Imana yaremye ufite izina rye rindi ritari Adamu, n'uwa kabiri n'uwa gatatu, wenda akaba ariyo bwoko dukomoraho. Karibu. Yego, hanyuma koze cyane abantu kuko batamenya ibyanditswe barahaba cyangwa se bakayoba. Ariko ijambo ry'Imana, Dawidi yavuze ko ijambo ry'Imana ari itabaza rimurikira ibirenge bye, ahanyura niryo rimumurikira. Noneho rero abantu badafite ijambo ry'Imana, urumva bayoborwa na kamere ya Satani. Twebwe tuyoborwa n'ijambo ry'Imana ku bizeye Kristo. Hanyuma rero dusanga ijambo ry'Imana ryo ritwereka ko aho uko Imana yaremye umuntu rero nta kindi kigomba kumubatura, nta kindi, nta kwirirwa ajya kure. Umuntu nabaturwe n'ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana rigomba kutubatura ni riri muri Itangiriro igice cya mbere, uko Imana irema ikarema ibintu, yaremye ibintu byose, imaje kurema ibintu byose irangiriza ku muntu. Umuntu yarangirijeho ni ku murongo wa 26 igice cya mbere. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Imana yaravuze iyo ubwayo ngo tureme
umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Ni ukuvuga ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, nta rindi shusho, kandi tubona twabonye ko yaremye Adamu iramusinziriza ikuramo Eva. Rero umuntu yamuremye mu ishusho yayo asa nayo, nta bindi. Ubatuka batuke, utabatuka arorere, uko Imana izamubaza icyo kintu. Ndetse nkiri naho ni uko abantu bagomba kumenya ko na nyuma y'ibi hariho urubanza. Umuntu nahagarara imbere y'intebe y'urubanza izamubaza, naremye abantu bangahe? Umwana w'umuntu azasubiza Imana ati, waremye umuntu umwe. Naremye bangahe? Umwe. Mu ishusho y'umutu, y'umutwa, y'umututsi, y'umuzungu, umwirabura? Oya, wamuremye mu ishusho yawe asa nawe. Nuko bazasubiza Imana. Nta n'ibisubizo bindi bafite. Hanyuma turakomeje, aravuga ngo agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose, n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana. Yamuremye ngo agire ishusho yayo, agire ishusho y'Imana, nta yindi shusho turi kureba. Agire ishusho y'Imana, niko yamuremye. N'umugore, umugabo niko yabaremye. Ari umugabo n'umugore. Noneho tureke wenda n'abagore nabo turabona bajemo, ariko ari umugabo ari umugore yabaremye mu ishusho yayo. Abantu babaturwe n'ijambo ry'Imana. Mwamagu aduhana umugisha. Imana igumusha cyane. Iyi Mana iyo tuvuga ibi bintu numva biremereye umutima wanjye. Numva sinzi ikintu umuntu yakora kugira ngo abantu bumve ukuri ku ijambo ry'Imana, abantu batazatakara muri iyi si bakarimbuka kandi bavuga ko bamaze kwizera. Aho hantu dusomeye ni ahantu hakomeye cyane, kuko niba birivuze ko Imana avuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu asa natwe, ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Nta hantu Imana igeze irema amashusho atatu. Ubwo tuvuga ku Banyarwanda ko n'andi moko menshi yo mu isi n'afite andi moko menshi, ariko icyo nkundira, hari ibihugu bimwe bifite amoko, ariko amoko ashingiye ku bihugu. Ari naho bigiye gukomereza aho hantu wari usomye, dusa nk'abavuga gatoya ku birebana n'ibihugu, amoko y'ibihugu, ariko turakomereze kuri uyu mugabo n'umugore kw'Imana yabaremye mu ishusho yayo. Ni amagambo dusanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 17, Ibyakozwe n'Intumwa 17. 17 hano turasangamo iyi nkomoko umaze kutwereka ko twese, sinzi niba Imana yarongeye kurema abandi bantu atari Adamu na Eva, ariko niba dukomoka kuri Adamu na Eva, amoko y'abantu yavuye. Abakirisitu, abera, imfura zo mu isi zitwa abakirisitu, amoko bayavana he? Turi wagaruke turebe nuko Pawulo yabivuze ku bantu bamaze kwizera, babandi twamaze kubona muri Yohana igice cya 10 wahere ku 10 batubwiye ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye, ngo yaje mu bye ariko abandi ntibamwemera. 12 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari ukwitwa, ahubwo babaye abana b'Imana 100%. Bivuga ngo ni ukuvuga ngo ADN y'Imana n'iy'abo bantu ni imwe. Kubera iki? Bavuze ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ngo umugabo aryamane n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Ubwo rero abo ngabo rero nabo n'utumana duto. Zaburi ya 8:5 haravuga ngo umuntu n'iki kumwibuka cyangwa umwana w'umuntu kumugendera, wenze kumugira nk'Imana aburaho hato. Wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba, umara gutwara ibintu byose byo mu isi. None niba umuntu
Imana arenze kumugira nk'Imana akabura abantu. Uvuga ngo niba tubyawe n'Imana turi Imana ntoya, kuko umwana w'intare ntaba ari intare, umwana w'ingwe ntaba ari ingwe, umwana w'ipusi ntaba ari ipusi, umwana w'imbwa ntaba ari imbwa. Ikibyawe n'umubiri cyose kiba ari umubiri, ikibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka. None twabyawe n'iyi Mana y'umwuka. None ni kubera iki hari abantu bamaze kuba ko babyawe bwa kabiri bakabacibarwa mu bisekuruza by'umubiri? Abo turaza kuhajya. Reka tubone dusoma ngaha Byakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 24, ariko reka duhere 22. Noneho tugera ahantu ko ni Pawulo wari uri muri Atene mu Bugiriki, mu rwa mukuru w'Ubugiriki. Ahagaze imbere y'abanyabwenge bakomeye cyane ku cyicaro gikuru cyitwa Areopago. Bamuhagaritse hagati yabo baramubaza ngo asobanure Imana yabazaniye iyo ariyo. Aravuze ngo nuko Pawulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati, bagabo banyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo turaza kureba abantu bakabije kwibanda mu by'idini bitirirwa izina rya Yesu, ariko bakaba bagifite bwa bubata bw'amoko. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa, nuko iyo musenga mutayizi iyo babwira. Turaza kureba abantu b'abanyatenayi basenga iyo batazi kandi bavuga ngo bavutse ubwa kabiri. Murongo 24 Plito, Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ari we mwami w'ijuru n'isi. Iba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu mu gihe cyacennye, kuko ari yo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Umva aha kuko ari yo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose, kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe. Wa wundi umaze kutubwira ngo turi umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Uvuga ngo abantu bose bari mu bigo bitandukanye ku isi bakomoka ku muntu umwe witwa Adamu na Eva. Abandi bari mu ishusho y'Imana, umugabo n'umugore, niko yabaremye. Ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye. Kuvuga ngo niyo yabigizemo uruhare kugira ngo igabanirize abantu ingabano z'imiturire. Ntabyo kuvuga ngo igihugu ngo twebwe ngo turi Abagande, ngo twe turi Abanyarwanda, ngo twebwe ngo turi Abanyamurenge, ngo twavukiye Umurenge, ngo turi Abanyekongo, ngo turi Abakongomani. Nibyo izi ntambara ziri mu isi abantu barimo kwicana. Ni uburyo bashaka kumva ko ibihugu ari ibyabo, ariko Imana niyo yabashyize ahantu hatandukanye kubw'ubushake bwayo. Kandi yaremye amahanga yose abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyize ibihe by'imyaka ko bikurana uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye. Impamvu yabikoze rero kwari ukugira ngo bashake Imana kandi babashe kwibona bakabakabye, kandi koko niri kure y'umuntu wese muri twe. None uyu murongo ni wa wundi umaze kudusomera mu itangira. Imana yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, Adamu. None amoko yaje mu isi, amoko akaza mu Banyarwanda. Barabibonye ko ari abakoloni babizanye, ariko ibi bintu ntitwabonye ibyo ingaruka byaduteje mu gihugu cyacu. Mu 1994 Imana yazanye leta idufasha kugira ngo ibyo bintu bivemo. Ariko ikintu gikomeye, aya moko yuzuye mu kintu cyitwa abamaze kwizera. Abatarizera bo tubihore twe kwatindaho, bafite umwami bakorera, ariko nabo babyumve cyane, kuko tubonye ko amoko yose y'abantu Imana yaremye bakomoka ku muntu umwe. Kandi nanone n'amoko y'ibihugu Imana yabigizemo uruhare kugira ngo bakwire mu bihugu byose, kugira ngo bashake Imana kandi babashe kwibona bakabakabye, kandi koko iri kure y'umuntu wese muri aya moko y'Abahutu, Abatutsi, Abatwa akomeje gukurikirana n'abari mu nzu y'Imana, babandi bavutse ubwa kabiri. Imana ikabita imfura, ikababona nk'imfura, ikababyara bagahinduka bera. Ni gute bakiri mu madini? Ese ubundi wenda ushobora kuba gutya, wenda wowe utaranababona, harabuze
birateye agahinda mw'abantu b'Imana mwe, ni agahinda kandi gakomeye cyane, kubera ko tubona amoko icyo yagiye azana mu isi, na n'ubu akizana ikibazo mu isi. Umuntu agirira undi ishari, umuntu akanga undi kubera ko uko asa. Noneho uko abantu basa bikaza bikagera no mu nsengero, kugeza n'aho ubona insengero ahantu wenda ndavuga aho ntuye n'iwacu mu gihugu cy'u Rwanda natuyeyo, ariko ahantu ntuye niho ngiye kuvuga, iwacu sinzi aho bigeze, ariko nasize naho ari uko bimeze. Tubona itorero ry'Abanyarwanda, tukabona biganjemo Abanyarwanda, abandi biganjemo Abarundi, abandi biganjemo Abanyamurenge, abandi biganjemo biriya bice bya Kongo, za Kinshasa. Ugiye muri ariya madini akomeye ugenda ubibona, ariko hano tugeze mu mahanga ho noneho birakomera, byarakomeye cyane ko Abarundi bari ukwabo, Abanyarwanda bari ukwabo, Abanyamurenge bari ukwabo. Rero Abanyamurenge bo bagenda bikatamo ibindi bipande byinshi cyane, ariko ku bw'inyungu z'ibi bari mu mutima. Ntago ubwoko nk'Abanyamurenge ntago twabona ubundi bwoko, ni Abanyamurenge, ariko kubona noneho itorero rikatikamo ibipande bitatu bine, aho harimo ikindi kintu cyishe cyane, ni inyungu zindi zibarimo. Ariko dufite amadini y'Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani, abavuga Ibiswahili, abavuga Ibinyamurenge, mbese ni agatogo. Abagande bo ntabwo ari benshi cyane, ntabwo Abagande ko bafite Icyongereza nuza yabo biga bakunze kujya mu matorero y'abazungu. Ariko ibyo bipande Abarundi itorero ryabo, Abanyamurenge itorero ryabo ririmo amatorero yandi agera muri 4, ibipande 4. Hanyuma hakabaho Abanyarwanda, Abakongomani. Ibi bintu rero handi biri kujyana umwana w'umuntu, biri kumujyana mu irimbukiro, kuko nta juru tubona. Imana yavuze ngo hari igipande cy'ijuru cy'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, Abarundi, Abakongomani, Abanyarwanda. Mwuka byaramwe, abantu bakwiriye kwihana, bakamenya ko imbere y'Imana ntabwo bazahinguka imbere y'Imana n'ayo madini n'amoko abarimo. Rero birahari, nicyo warumbajije, nuko bimeze. Ukibaza none ni ikibazo cy'igihari, ko ari bavuga Ikinyarwanda kimwe kandi bakaba bizera Imana imwe, umwana w'Imana n'umwuka wera. Ni iki gihari gituma aba bantu n'umwanzi wabizanye, n'umwanzi ubakoreramo? Rero bizababuza ubugingo. Abantu bakwiriye kwihana, bakamenya ko ni abana b'Imana, ntabwo ari abana b'Abanyamurenge, si abana b'Abarundi, si abana b'Abanyarwanda, si abana b'Abakongomani, ni abana b'Imana isumba byose, ko twizeye Kristo aduhindura kuba abana b'Imana. N'ibyo birakomeye, ariko haracyari igihe cyo kwihana. Yesu aracyadutegereje, ngira ngo wakomeza. Barahari, nicyo gisubizo narimo ngo barahari, nuko bimeze cyane. No kuvuga ngo kugeza aka kanya hariho imfura ebyiri imbere y'Imana. Hari imfura Imana yo yiboneye nk'imfura, hari n'imfura n'abantu noneho biyise iryo zina ubupfura, banarigenderamo, baryamo, bakaribyukamo. Iyo abantu basenga muri ubwo buryo, harimo n'abayita imfura nyine, uburyo bati barani twasengana. Jewe nagiye mbonaho abantu, umuntu witwa ngo aravuga ubutumwa bwiza, afite umwana w'umukobwa, umuhungu yaza kumurambagiza, akavuga ngo uramenye wa mwana we ntabwo uzadushingira mu Bahutu, uramenye wa mwana we ntabwo uzadushingira mu Batutsi. Ibyo narabibonye ubwanjye n'amaso yanjye, kandi mbibona ku bantu bitwa ngo barakejejwe. Ba bandi tubonye bafite igisekuruza bakomokamo cyo muri Adamu, ure mu misho y'Imana wacumuye, tukongera tukabona none n'ikindi gisekuruza bakomokamo cyitwa ko ari icya Adamu wa nyuma. Ko Bibiliya yisomye mu Bakorino, urwandiko rwa 15 umurongo wa 45, avuga ko Yesu ari Adamu wa nyuma,
kandi batubwiye ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kubana b'Imana. Ubwo noneho abo babarizwa mu gisekuruza cy'umumana. Sasa ibene Mana ntabwo bakibarizwa kwa Adamu w'umubiri, ubwo abo bantu babarizwa kwa Yesu Adamu wa nyuma, bakaba bitwa imfura z'Imana, barizana kandi kitwa ubupfura. None bageze ku rwego rw'uko ngo twebwe ntabwo dushingira mu Bahutu, twebwe ntidushingira mu Batutsi. Umbe abo ni abizera bavutse ubwa kabiri. Abapagani nabo babyumvireho, kuko nubwo batari bizera Yesu ngo bavuke ubwa kabiri, ariko tubonye ko dukomoka ku muntu umwe ari wa Adamu na Eva, kandi baremwe mu ishusho y'iki cy'Imana. None babandi bizera bo noneho bavutse ubwa kabiri. Sasa barongeye baravuka bwa kabiri, noneho babyarwa n'Imana, baracyari muri uwo mwuka. Hari umurongo ushaka ko dusoma, umurongo ukomeye cyane, umurongo ukomeye kandi abakristo bakwiye kwitaho cyane. Nituvuga abakristo tuvuga abandi bose bizera, abo banyamurenge uri muravuga bafite ngo amatorero. Kubera iki? Wayi bashinga amatorero yabo? Abakongomani ngo nibo bahuriyeho. Umva hajemo noneho y'amoko y'ibihugu. Turi Abanyarwanda, turi Abarundi, turi Abimurenge, turi Abanyekongo, turi Abakongomani. Twebwe tugomba gutana ukwati. Bariya none kandi data n'umwe turamusangiye, wavutse ubwa kabiri. Yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose, ishyiraho ibihe by'imyaka uko bikuranwa, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana kandi babashe kwibona bakabakabiza. Kandi uko niri kure buri wese muri twe. None igihe duhuye bati ntabwo wowe twabana. Ayo ni amoko y'uturere, amoko y'ibihugu, imiturire. Ariko noneho hari n'aya moko yacu y'Abanyarwanda. Sasa tubonye yabaye yatubase, turi ku ijambo ryitwa ngo nuko umwana n'abo batuye namwe muzaba mubatuwe byo. Hari abantu kugeza akanya bakiri imbata z'amoko, kandi bakaba bakibarizwa mu bisekuruza by'umubiri, kandi baravutse ubwa kabiri. Badakwiye kwibona mu bisekuruza by'umubiri, badakwiye kwibona muri za mfura zo mu mubiri, ahubwo bakwiye kwibona mu mfura z'abana b'Imana, bakemera bagenzi babo nk'imfura bagenzi babo bavutse ubwa kabiri, kandi bazabana mu bwami bw'Imana iteka ryose, no batazanatandukana. Naho mu isi bagatandukana. Umurongo ushaka ko dusoma, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa kabiri, ndimbirano rwa kabiri, bumve naho ukuntu atubwira. Mana birababaje kweli, agahinda, biteye agahinda bikomeye. Urwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorino 5 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 19. Turebe aba bantu bakibona mu bisekuruza by'umubiri, kugeza ubwo bagira ubwironde bushingiye ku moko mu bisekuruza by'umubiri byazanywe na Satani anyuze mu bandi bantu. Haravuze ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo. Ngira ngo Yesu turayidusoma muri Matayo ibice 13 umurongo wa 53, kuko niko bamutekereza ngo urase mwene Yosefu, usi mwene Mariya umubaje, abavandimwe se kanaka ngo buriya singa ibyo avuga ngarabivana ngibyo bikabagusha. Ariko Pawulo umva ko navuze ko Pawulo ari mu bantu barwanyije izina rya Yesu cyane, kuko yatekerezaga Yesu mu bisekuruza by'umubiri. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije ibisekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo. Ariko noneho nitukimutekereza dutyo, beriye mpamvu umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu, yari muri Kristo, aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera babishize, dore byose babihindutse bishya.
ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe kubwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umunsi. Umva kandi urumva ahantu umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera bishize dore byose babindutse bishya. None uyu muntu wamaze kwizera akavuka ubwa kabiri agahinduka icyaremwe gishya, niwe ndimo ndabaza, ahindutse icyaremwe gishya, ntabwo akwiriye gukomeza gutekerezwa muri sekuruza bya kera byo mu mubiri. None ubwe aracyatekereza abantu, kandi abatekereza ni ba bandi bitwa bose ko bizeye bavutse ubwa kangahe? Bwa kabiri. Aracyabatekereza akurikije ibisekuruza bya kera byo mu mubiri, bya bindi byazanywe n'akarande ya Satani y'ubuhutu, ubututsi n'ubutwa, ne bya bindi byo kwita ifura, ubunyiginya, ubwega, iki ibi byose ni imihango yazanywe na Satani. Urumva? Ariko cyane tugaruka kuri aya ngaya y'amoko y'uburyo butatu. None aracyareba mwene se bavutse muri Kristo Yesu bakavuka ubwa kabiri bagahinduka ifura z'Imana, akamurebera muri bya bisekuruza. Uriya ni umuhutu, njye ntabwo nashyingira mu bahutu. Uriya ni umututsi, ese nashyingira mu batutsi. Uriya ni ntabwo bakitwa abatwa, ubundi basigaye bavuga ngo ni abasigajwe inyuma n'amateka. Uriya ni uwasigajwe n'amateka. Reka sinabana nabo, kandi bose ni abakristo bahurira mu nzu y'Imana, basangira igaburo ryitwa ijambo ry'Imana. Pawulo avuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, byose biba bihindutse bishya. Ntabwo bishe kongera gutekereza bene wacu bose n'abo mu mubiri kandi batarakizwa, ntabwo dukwiye kubatekereza muri ubwo buryo, kuko twebwe twabaye imfura z'Imana, twamenye ko ayo moko yazanywe na Satani, kuko twese dukomoka ku muntu umwe, twize ibyanditswe byera. None aba bantu bakimeze gutya ubona, niki twababwira? Niki wababwira? Kuko ari ukuntu nakubajije, ntabwo wabimbwiye neza. Nakubajije ni wowe hari abo ubona birebana no gushyingirwa, imibanire, bagifite aya moko y'uburyo butatu. Ese warababonye bitwa abakristo bizeye ijambo ry'Imana bakiri muri ibyo ngibyo? Niba warababonye, niki wababwira? Ni ibintu bikomeye iki kiganiro, ko hari igihe umuntu avuga ibintu kumva amarira aramanuka mu mutima, ariko ikintu gihe hari abantu bakwiriye kwihana mu by'ukuri. Ntabwo abantu baza muri Kristo ukagira ngo bazanye igipande kimwe, ikindi gisigaye hanze, kubera ko abantu bameze nk'ibitoke batarama urwina, bimwe bigashya ibindi bikabaza byapfuye. Rero dufite abakristo bameze nk'ibipfube by'ibitoki. Abantu bashyira ibitoke mu rwina, bimwe bikaza byahiye bakabitonora bakavanamo umutobe n'ibyo bengamo simbizi by'inzagwa n'ibindi. Ariko hari abakristo bameze nka bya bitoke biba biri kumwe n'ibindi byahiye, bimwe ukabona ntibyahiye, bisohotse uko babishyizemo. Rero uwo muntu iyo ameze gutyo, akaba akiri mu gisekuruza, akiri barirwa nk'uko ubivuze, ni ukuvuga ngo aracyari mu bubata, ntabwo aravayo, kandi ntabwo ari muri Kristo, kubera ko umuntu ukiri mu bubata nibyo ngira ngo dusome. Ariko barahari, kubera ko jyewe nahuye nabyo mu amadini nabayemo, nagiye mura nabyo byinshi cyane, ku buryo abo bantu ubona umuntu ajya gutereta umukobwa bakatangira abo mu idini, harimo n'abayobozi b'idini,
ari abakristo n'abayobozi bakakubwira ati ese warabisengeye, wabitekerejeho neza, ese buriya bwoko ugiyemo waba ubuzi? Ukibaza aba bantu ni bantu, abantu mbese bikakurenga ibitekerezo, kuko hari abantu baza muri Kristo bakemera guhindurwa abana b'Imana, ariko hari n'abandi baza ntibahinduke bakamera nka bya bitoke byapfubye. Ari abo bameze nk'ibitoke byapfubye bitahiye, byari biri kumwe n'ibindi bigashya, baracyari mu bubata na bugingo n'ubu. Reka aho ngaho tuhasome rero, ariko barahari kandi bateye agahinda kandi barikururira kurimbuka, kereka wakwihuta uyu mwanya tuvuga cyangwa se n'ejo bundi, mu gihe atarava muri umubiri cyangwa se Kristo ataratwara itorero akihana, birumvikana ko umuntu yabona ubugingo. Ni nacyo turangirizeho tubwira abantu kwihana bagasanga umwami Yesu akaba batura, kandi nta kindi cyabatura, ni iri jambo yavuze ko yaremye umuntu mu ishusho yayo, kandi yaremye umuntu uko yaremye umugabo n'umugore, nta yindi shusho tubona yabaremye mu ishusho yayo. Reka turebe rero ububata abantu barimo mu Baroma, ariko reka tubanze dusome Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 10. Hanyuma turaza gukora conclusion, duhereza abantu inama icyo twakora. Abakolosayi ibice 3, turebe umurongo wa 10. Abakolosayi 3:10 haravuze ngo ku murongo wa 10, ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge, kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Komeza umurongo. Aho ntihaba umugiriki cyangwa umuyuda, uwacebwe cyangwa utacebwe, cyangwa umunyeshyanga rigawa cyangwa umushitsi, umusikuti cyangwa imbata cyangwa umudendezo, ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Rero turabona umuntu hano yarahawe ishusho kugira ngo agende agire ishusho nshya, ariko yo muri Kristo Yesu, kandi uyu muntu mushya wahindutse agire ubwenge, kandi ngo ase n'ishusho yamuremye. Bivuga ngo uyu muntu Pawulo atangiye abwira Abakolosayi ngo be kubeshyana. Rero abakristo twe kubeshyana, niba twarakijijwe tukaza, twahinduwe abantu bashya, kandi duhabwa umwuka w'ubwenge kugira ngo twambare ishusho isa n'iyaturemye. Ni Kristo waremye umwana w'umuntu, amuremye mu ishusho nk'uko twabibonye hariya n'itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26. Rero bene data, nuko nguko nicyo turi kwibaza se aba bantu bari mu bubata turabakorera iki? Nicyo turi buze kureba. Baracyari mu bubata kuko baje bataje, bameze nk'intaza. Umuntu ukamubona yaje n'umubiri ariko umwuka wasigayeyo, cyangwa ubugingo bwasigayeyo. Ukamureba umuntu ari mu rusengero arabyina, ariko ntabwo yakijijwe neza, cyangwa si ngo ubone ko gukebwa kwiza. Rero tukaba dusaba ngo abantu niba baraje muri Kristo, ni ukuri nibahinduke, bamenye ko twabaye basha, twambaye ishusho nshya isa n'iyaturemye. Hanyuma rero nta kindi bakora, ni ikintu gihari, nta muyuda, nta mugiriki, nta mugabo, nta mbata, nta musikuti. Ni ukuvuga ngo abantu twese iyo twaje tuva mu moko yose, twaje kugira ngo tugire ishusho y'iyaturemye, tuve mu bubata bw'amoko, bw'isura n'ubupfura twaze tuvuga. Umwami rero aduha n'umugisha. Nibyo ngibyo gusa, nuko Imana igitegereje ko abantu bose
bakwitekereza bakinira bakisuzuma, se ko ndi muri ubu bubata ndakora iki? Nanjye ubwanjye ntarakizwa, uko nasanze ababyeyi biyita ubwoko biyitaga nibwo bwoko nari ndimo, ariko mashije kuza muri Kristo ngahura n'iri jambo Yesu yavuze ngo iyo tuje muri we tuba tubaye ibyaremwe bishya. Rero nasabaga ko tushaka umuti w'ibintu, nta muti wundi uhari no guhindukira no kwihana, ubundi tukababarirwa tugahabwa ubugingo buhoraho. Rero reka dusome Abaroma ibice 8 kwihuse cyane, ndasoma turimo turakora conclusion. Ni Abaroma ibice 8 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Reka dusome twihuse ngo erega burya abari mu bubata bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Bene data, umuntu uza muri Kristo agakomeza y'amoko, uretse n'amoko n'ibindi byaha byose, ariko ikiganiro turiho ni ikiganiro cy'abantu bari mu bubata bw'amoko. Amoko atuma umuntu adashobora gushingira, adashobora kurongora uriya, adashobora gutanga umukobwa muri buriya bwoko. Ayo ni amahano akomeye cyane, birengagije ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, kandi ngo yaremye umuntu umwe, umugabo n'umugore niko yabaremye. Bene data, rero twabonye ko nta kindi gihari, nuko tugomba guhindukira tukanezeza Imana, tukava muri ubu bubata. Paulo rero ari kubwira Abaroma, yarababwiye ngo erega ngo burya abari mu bubata bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Rero twebwe turashaka, twebwe abaje muri Kristo turashaka kuva muri ububata bw'amoko ukanezeza Imana, kugira ngo ejo Imana izaduhereze ubugingo, twe kujya mu irimbukiro, twe kujya muri Gehinomu. Ko Paulo ari kubwira Abagalatiya, yarababwiye imbuto za kamere, arangiza avuga ngo erega ngo ndababwira nkuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bitya, harimo n'iyi kamere y'amoko, ngo ntibazaraguha ubwami bw'Imana. Ni ibintu bikomeye cyane abantu bagomba guhunga, bagahunga ububata bw'amoko. Umurongo wa 9 muri icyo gitabo cy'Abaroma aravuze ngo ariko ngo mwebwe ntimuri aba kamere, tugomba kuva muri iyo kamere. Paulo ari kuvuga ngo mwebwe abahamagawe ntago muri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka. Ab'umwuka twamagawe kuba abana b'umwuka, ngo niba umwuka w'Imana aba muri mwe, niba koko umwuka w'Imana aba muri twe, ni ukuri dukwiriye kuva muri ubwo bubata bwa kamere. Hanyuma rero arangije avuga ngo ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo haba ari uwe. Umuntu udafite umwuka wa Kristo, turabingingira ngo Imana twese duhe umwuka wa Kristo, kugira ngo uwo mwuka wa Kristo ari we mwuka wera atuvane muri ubata bwa kamere, tubashe kunezeza Imana. Turarangiriza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 3. Reka dusome noneho tugomba kwihana kugira ngo tubashe kuva muri ubu bubata, hanyuma duhindukire. Iyo yari conclusion, tugomba guhindukira tukaba abana b'umwuka, tukabasha kunezeza umwami wacu kuko turi muri Kristo. Hanyuma mu byakozwe n'intumwa 3:19 ho haravuga ngo nuko reka dore 18 ngo ariko ngo niba Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishohoje ityo. Nuko Paulo aravuze ngo nuko mwihane muhindukire. Ndabwira umutima wanjye, namwe twese turi muri Kristo Yesu. Paulo yavuze ngo abwaniriza iri torero ry'i Roma ati nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko ituruka ku mwami Imana. Ndasubiramo, nuko mwihane muhindukire. Umuntu kwihana no guhindukira akava muri ubwo bubata bw'amoko, ubwo bubata bwa kamere y'amoko. Mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe. Niduhindukira tukihana, ibyaha byacu
Yesu ari butubabarire bantu b'Imana ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana. Ndumva rero ari aho twarangiriza. Pawulo avuze ngo twihane duhindukire kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone itugeraho ivuye ku mwami Imana. Ndumva ari aho narangiriza, ni ukwihana. Nanjye niyo narindi, ariko navuze ngo Yesu yarampamagaye, nemera kubaturwa n'ijambo, nemera kuba umwana w'Imana, nemera kurekura iriya kamere y'ubwoko nari nsanze ababyeyi bari barimo. Nasanze bafite ubwoko, ariko ubwo bwoko sinagomba kubugenderamo, kubera ko iyo mbugenderamo nari kuba nyiri muri bwa bubata. Ariko turasaba ngo umuntu wese ave mu bubata, ahindukire, yihane, iminsi yo guhemburwa ibone uko imugeraho uvuye ku mwami Imana, n'izina rya Yesu. Murakoze. Amina, amina, amina. Arisha Imana umugisha cyane. Ni ukuvuga ngo bwira wumva navunika kandi ushaka kujya mu ijuru azagerayo. Gusa icyo dukwiye kumenya ni uko ijambo ry'Imana icyo rivuga ni ukuri kuzuye kudahinyuka. Ukuri kuzuye, n'Imana ivuze ko abizeye Yesu baba bavutse ubwa kabiri, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana batabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Kandi Bibiliya isomye muri Yohana ibice 4:23 avuga yuko Imana ari umwuka n'abayisenga bakwiye gusengera mu mwuka no mu kuri. Niba twarabyawe n'Imana, twabyawe n'umwuka. Noneho iyo usomye mu Bakorino urwandiko rwa mbere 15:50 haravuga ngo nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batazabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Niba uyu muntu akibarizwa mu bisekuruza by'umubiri n'amaraso, mu bisekuruza by'iwabo byo kwa Adamu, muri ya kamere ya Adamu, kandi avuga ko yamaze kwizera umwami Yesu akavuka bwa kabiri, bisobanuye ngo abyawe n'umwuka, yabaye ikibyawe n'umwuka. Ubwo nawe yahindutse umwuka sasa. Twavuze ngo ikibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka, ikibyawe n'umubiri nacyo ni iki? Ni umubiri. Ariko hano bakatubwira ngo kandi abafite umubiri n'amaraso ntibazaragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora ntibishobora kuragwa ibitabora. Abana b'Imana bavutse ubwa kabiri bazi ko aribo fura zonyine Uwiteka yishimira, yaba abagabo, abagore, abasore, inkumi, abarebare, abagufi, abafite amajosi marembare n'ibindi byose bakubwa bareberaho. Bapfa kuba bose ari abizera, barebana bose nk'imfura z'Imana. Umuntu rero kirebera mu bisekuruza byo kwa Adamu mu mubiri, byazamo n'amoko y'abantu y'abanyamahanga kugira ngo bangishe abantu abandi. Kandi tubonye ko umubyeyi wacu dukomokaho, umukurambere wacu Adamu ndetse n'umufasha we Eva, ubwo abo baracyari muri bya bintu byitwa ikibyawe n'umubiri, baracyabarizwa mu byitwa ibibora. Kandi ibibora ibyaragwa ibitabora, ibibaho. Rero Imana ibaha umugisha. Niba dushaka kuzaragwa ubwami bw'Imana butabora butagajuka, reka twemere kuba imfura z'Imana. Niba wari ufite amoko yakomunze, ukaba ukiri mu Buhutu, ukaba ukiri mu Bututsi, ukaba ukigaruka mu gihe ngo uno mu batwa sinajyamo, tera n'umwanda, uri umukristo, waba ufite ikibazo, garukira aho ngaho, hanyuma uhindukire umwami, wemere kuba imfura, we gukomeza kwitekereza mu bibora, uko batubwiye ngo ntabwo tuba tugitekereza mu bantu, tubatekereza mu bisekuruza byabo byo kwa Adamu, abamaze ubwoko bwa kabiri. Yaba wowe, yaba ari njyewe, yaba n'abandi wese, ntabwo dukwiriye gutekerezanya mu bisekuruza dukomokamo by'umubiri, kuko twabonye none igisekuruza cy'ubumana dukomokamo ivuka bwa kabiri, duheruka imfura z'Imana. Reka dusabe umukozi w'Imana hanyuma asenga Imana. Imana ifashe buri muntu wese bumva ubutumwa bwiza. Amen. Yego, kadusenge. Twubahe Imana, dusenge kugira ngo umwami atubature kandi umuntu wese abashe guhindukira n'ukuri, kuko umwami Yesu ntabwo yaje aje gucira abari mu isi, Uwiteka bwaje aje kuduhesha ubugingo.
rero kadusenge mu izina rya Yesu. Data Uwiteka Imana Nyiringabo, Muremyi waremye ijuru n'isi, Data turagushimiye kubw'uyu mwanya twarimo tuganira ijambo ryawe ku bintu bigenda bibata abana bawe bahamagawe ariko bakakomeza mu bubata bw'ibisekuruza baje bisangamo. Mwami Yesu Kristo, iki kintu twarimo tuganiraho kibase benshi, cyamaze benshi, abantu baramarana bakamarana ari abatizera Imana ndetse n'abakwizera nabo. Iki kintu nacyo kikababata, ububata bwa kamere y'amoko bukabagumamo. None Uwiteka Imana Nyiringabo, aya ni amagambo yawe twarimo twiga, ijambo ryawe twereka ko nitwumenya ukuri kuri kuzatubatura, tumenye ukuri kw'ijambo ryawe. Reka ukuri kubatura umuntu wese bukumve, ugenderere ijambo ryawe kandi urikomeze mu mitima y'abaryumva. Kandi Mwami Imana, ni ukuri nibamara kuryumva bahindukire bihane, ngo kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko ibageraho iturutse ku Mwami Imana. Uwiteka, abantu bakwiriye guhemburwa, kandi guhemburwa ni uko umuntu ahindukira akareka ubwo bubata bwa kamere y'amoko yararimo n'izindi kamere n'ibindi byaha byose umuntu abarimo, kuko iyo Satani yinjije icyaha kimwe ikinjiza kamere imwe n'izindi kamere zirinjira. Ariko mu izina rya Yesu Kristo turasenze Mwami, kugira ngo ubabarire, utabare ubwoko bwawe, utabara aba bantu waremye mu ishusho yawe, ngo waremye umuntu umwe, ngo umugabo n'umugore wabaremye mu ishusho yawe, nk'uko niko wabaremye. Data, ndakwinginze abantu babaturwe n'ijambo ryawe, ribakize, ribakure muri uwo mwijima, ribakure muri inzira y'igihogere, ribazane mu nzira ifunganye, ribakure mu mwijima wa Satani, muri ububata bwa Satani abashora bajyanye kubarimbura, maze bahindukire bakugarukire Kristo. Kuko Mwami wanjye, ngo abaje muri wowe babaye ibyaremwe bisha, ngo ibya kera biba bishize, ngo babaye basha. Mu izina rya Yesu, reka umuntu wese ahindukire, kandi n'abatarakwizera bakiri mu bupagani ubakureyo, nabo baze babe ibyaremwe bisha, maze isi umuntu wese akunde mugenzi we, kuko wavuze ngo nta rindi tegeko dusigiye, ngo itegeko dusigiye ngo tugukunde n'imitima yacu yose, kandi dukunde bagenzi bacu ngo twikunda. Dore bizanira benshi kudashakana, kudahuza, kutagira ubumwe, kutagira urukundo, kudafashanya mu ngorane zo muri isi, bikazanamo no kwicana. Abantu baricana bakamarana, n'abaticanye ku mubiri bakicana mu mwuka, mu magambo ndetse no mu bikorwa. Ndakwinginze mu izina rya Yesu, ubabarire umuntu wese, kandi umuntu wese mu mutima mushya woroshye n'inyama, kugira ngo ahindukire abashe kwihana. Namara kwihana, Kristo Yesu uramubabara kandi umwezesha amaraso yawe, maze ahabwe ubugingo buhoraho. Maze umugaragu wawe wateguye iki kiganiro, nanjye twari kumwe n'abera bazacyumva bagahindukira. Mwami wanjye, twese uduhana umugisha, ni mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye kubikoze byose. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mana umugisha cyane. Reka dushimire mwebwe mwese mwari mubanye natwe. Turabasaba gushirenga ubutumwa bwiza kugira ngo bugere kuri bose. Mana ibohora abantu, kandi turabwira ngo ikiganiro nakagaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom, shalom, shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.